nta kuzuyaza nta no gutinda. Nagombaga gufata umuhanda nkerekera kuko nta cyiza negereje muri Kigali. Nagombaga kubikora mu ibanga rikomeye kugira ngo JB The Killer atanyitambika. Yibuka ko bashaka ko mbagiza ku byo nari nabemereye mu gihe narisinze muri after party kuri Bonani. Nabyutse mu gitondo ndagombaga guca kuri banki nkakuraho amafaranga yose nari mfite kugira ngo azantunge. Nari ngiye gushyira mu bikorwa inama za Miss Heavy. Nibutse ko nari maze igihe najya no kumusura ko ibibazo nari mazimo iminsi, gusa nizere ko nawe atazandenganya. Ni ubuzima, ni isi ya yindi mama yashatse kumbwira akagira atavuze, gusa byinshi maze kubimenya. Ndi kugerageza gushyiramo ikarita ya banki mu cyuma. Message ndi kubona sindi kuyisobanukirwa. Your amount cannot be transferred. Amafaranga ngo niyemerewe kuvaho. Nabikoze inshuro nyinshi ariko biri kwanga pe. Kugeza aho ikarita yanjye icyuma kiyimiza. Nimuzi umubare amafaranga nari mfite kuri konti. Narababaye mbura uko mbigenza. Ninjiramo imbere ngo ndebe ko bampesha ikarita yanjye no kubaza ikibazo cyabayemo. Biragaragara ko amafaranga yakoreshejwe ariko ntituzi umuntu wayakoresheje. None se yaba ari nde koko? Ubu se nimwandenganura koko ko nyakeneye? Wafata igihe ukaba uri hano tukabikurikirana neza. Manager wamfashije koko? Nta mwanya mfite inaha. Mfite ibibazo bitanyemera no kuri kuguma inaha muri Kigali. Manager yarampakaniye mbura uko mbigenza. Nibuka ko nasize imodoka yanjye. Wenda mba nyigurishije nkabona amafaranga amerekeza. Miliyoni zanjye 85 ndazisize. Sinzi uyakoresheje. Gahunda yo kwambuka umupaka nkareba igihugu naba ndimo ntibyari bigikunze kubera ko n'amafaranga yarahagije nari mfite. Nafashe bisi rusange nerekeza muri imwe mu ntara zo mu Rwanda. Kuba nihisheyo numvaga nta buzima bwiza nyikeneye. Numvaga nshaka kubaho ubuzima budafite aho butandukaniye na bwa wundi bwa Jihad namusanzemo umunsi mubona bwa mbere. Nicyo kintu cyonyine cyashobokaga. Nageze mu cyaro ndatuza nkodesha akazu. Gahunda yari gukomeza kwihisha ariko none nari nkeneye kubaho. Gitari yanjye nayo nari nyifite, ibindi byose nabisize i Kigali. Nta kintu nari nsigaye nkora uretse kwihisha mu nzu, nkicurangira nkanaririmba, nkateka nkarya. Ubwo bwari bwo buzima. Gake gake amafaranga nari mfite ari kugenda cyendera, gusa nta kundi. Ni mu gitondo cya kare mfashe phone yanjye. N'ayandi makuru ari ku mbuga nkoranyambaga. Nayo umuhanzikazi Eve, umuhanzi ushinzwe kwiba amafaranga ya Rebo agera kuri miliyoni 86, yarangiza agatoroka akagenda. Ibihuha bimeze nabi. Abafana bo muri comment bari gutuka Rebo. Ntibiyumvisha ko umuhanzi bakunze warimbaga indirimbo zisa n'imitima y'abahuye n'ibibazo mu buzima, yaba urukundo n'ubuzima busanzwe yakwiba. Ahantu nari nturanye n'inzu imwe gusa. Sinasohokaga, sinenzi n'umuntu ubamo. Gusa buri gihe nabaga ndi gucuranga. Najyaga kumva nkumva hari nk'umuntu usa nkaho ari kunyumviriza ku idirishya. Rimwe nararirimbye nsoje numva hari umuntu ukomye amashyi. N'udushyi dutoya ku buryo wagira ngo ni nk'akana gato. Kuko ubusanzwe nikundiraga abana, ngira amatsiko yo kumenya neza uko bimeze. Mfungura idirishya mbona n'akana k'agahungu keza koko. Gusa disi gasa nkaho waba ari abakene. N'ubundi iki cyaro nabagamo nta muntu w'umukire wahabaga. Bose babonaga bari mu kigero kimwe. Bite se sha? Ni byiza. None se kuzi kuririmba wazanyigishije? None se koko urabikunda? Yigo ndabikunda. Na papa yo yaje kudusura akunda kuturirimbira no kuducurangira. Oh, nta kibazo uzagiza nkwigisha. Ahubwo nushaka uze none. Oya, mama yankubita. Ndabanza musaba uruhushya kuko yambuje kujya njya mu baturanyi ngo batazangirira nabi. Ngo niko papa yamubwiye da. Oh, nta kibazo wowe uze kumbwira ngo usabire uruhushya kuri mama wawe. Ntago ari burukwime. Abana ni beza. Undi munsi numvise umuntu ukomanga. Ndasohoka ngo ndebe. Niyo muntu wenyine watinyitse gukomanga ku nzu yanjye. Sanga ni kakana k'agashuti kanjye. Ndafungura kanga kwinjira. Ahubwo kamfata ukuboko karanjyana no kwa mama wako ngo ba. Mbega umwana mwiza. Gusa se nk'uwabyaye akiri muto. Mwitegereje neza mwisuru wabonamo agahinda kenshi. Naramusuhuje mbona ari kunyitegereza cyane ariko sinabitindaho. Kumbi ni wowe duturanye? Yego ni njyewe. Amusuri sinigeze nimenyekanisha mbere. It's okay. Burya disi azi n'icyongereza wa mubyeyi. Anyway, umuhungu wanjye yarasheje
ngo yabonye umusheri. Ni agasheri kanjye n'ubundi. Najyaga nkumva kaje ku idirishya ryanjye ndi kuririmba. Cyusa ngaho rero mubwire aturirimbire. Kumbi wa mwana wanjye yitwa Cyusa. Aho kugira ngo ambwire ngo ntangire kuririmba yarirutse azina gitari. Bigaragara ko ari umuryango nawo wumva ibintu bya music ugereranyije. Nakoze kuri gitari nangira gucuranga. Wa mwana w'umukobwa ugaragara nkaho yabyaye kiri muto, mbona amarira yazenze mu maso, atangira kurira. Ngira ngo nkoze ikosa, mpita mpagarika gucuranga. Please, ko mbona utangiye kurira se? Nizeye ko nawukomerekeje. Hoya, ahubwo biranshimishije biteye n'ubwuzu. Ahubwo komeza ucurange twumve. Narakomeje ndacuranga. Ngeze kuri chorus numva nawe araririmbye. Ndatungurwa. Iyo ni imwe mu ndirimbo zanjye za kera nahereyeho. Niba mwibuka neza, igihe narimbanaga na Igor tukiri mu ishuri, cyajya anyigisha gucuranga piano, niyo twakundaga kuririmba. Mama we yarayikundaga cyane, yakundaga kuza turi kuririmba. Bikarangira nibagiye ko yari atetse. Nahise mpagaka gucuranga. Ndatungu, iyi ndirimbo yizihe? Iyi ndirimbo buri gihe nyibutse nsheshe urumeze. Papa Cyusa niyo yakundaga kundirimbira turabana. Nahise numva ko uko biri kose Papa Cyusa tuziranye. Papa Cyusa se ni mu ntoki. Iyi ndirimbo ari njye wayanditse kandi ko nigize nyiririmba n'umunsi n'umwe, yaba muri studio cyangwa ahandi hantu hose. Oya, reka mbanze nkubwire iby'inkuru yanjye n'ukuntu iyi ndirimbo nyikunda cyane. Umugabo wanjye twahuye tudahwanye, birangira nteye inda. Ubundi wacu ni mu majyepfo. Turabana yifashijwe cyane muri kasiye tubarizwamo, mu bakire ba mbere. Umunsi umwe nari mvuye kwiga, kuko nigaga ntaha, nsanga umwana w'umuhungu bigaragara ko ari mwiza, ariko yarishwe n'inzara ku muhanda. Ndamufata mujyana mu rugo, babishye ko ashaka akazi ko mu rugo, ko yashize iminsi umukozi wacu agiye. Gusa ngiye nshaka kumwifashiriza. Nawe yarankundiye abo mwana mwiza, arumvira kuri akazi atitangiriye itama. Nyuma bimviramo kumukunda. Urukundo rwacu rwarakuze, kugeza aho nari nakibashije kwihangana kubaho namubona. Ishuri nkarikwepa kugira ngo nirwane nawe. Nyuma dutangira no kujya turyamana. Niwe first lover wanjye wa mbere pe. Nyuma rero haje kuvamo Cyusa ubona ahangaha. Rero igituma nkunda iyi ndirimbo nuko Igoro nyine yari afite gitari mu cyumba cye. Buri gihe namusangagayo ngo ndirimbire iyi ndirimbo. No mu gihe cyo gutwita kwanjye iyi ndirimbo yabigizemo uruhare. Yagiye kurangiza inkuru ari njye uri kurira kumurusha. Cyusa yari yumiwe. Tatine, kuki wowe na mama muri kurira cyane? Icyo nicyo kibazo cyonyine Cyusa yari afite. Wa mwana w'umukobwa ni umugore wa Igor. Umuntu umeruka nawe anyirukankana mu nzu. Mu by'ukuri ni yari umwana mubi, ariko yarandakariye cyane ku buryo n'umwe waratekereza kutongera kubana nawe yari arimo. Yari yarambwiye neza ko igihe tuzahurira nta kindi azakora uretse kunyica. Kuva uwo munsi ubwoba bwaranyishe. Ntangira gutekereza uko bizagenda umunsi nzambonanye na Igor. Nagomba gukora uko nshoboye kose ngo bitazongera kubaho pe. Nitwa Jo 12. Duhure muri episode ya 27. Naho ubutaha Imana ibarinde.